tubwire abanza twibwire imbere yacu tuharuze muhanzi umusore wita umuhanzi kuko ni ugomba kutubwira niba ari umuhanzi twebwe tuzi ko yita umuhanzi agomba kudukonfirima bamuzana banyita Mr. Peaceman kuri media hose. Peaceman ni umuntu ki cyane mu buzima busanzwe gitanzwe ndi umunyeshuri nyine kandi kazi nkora nyine mbande wowe mwese byose niga kubaka tu ari muri weekend nyine hagiye baragiye guterekera kanyine tu cyo kubaka. hanyuma ibintu twumvishe bakubeshyira ngo uri umuhanzi ngo uraririmba ibyo bintu bihurira he no wiga kubaka cyangwa uri umuntu nyine usana ko kwiga nyine nta muntu nyine utakwiga ariko nyine umuntu aba yiga afite n'izindi mpano zigiye zitandukanye. Jewe nyine ndi umuhanzi pe nimba niga n'ubwubatsi ibintu nzakora njyewe ni ubuhanzi nyine tu niyo movie yanjye. Uri umuhanzi urabikunda ariko niga unakora ibindi byo mu buzima busanzwe cyane mu masegonda 20 twiyereke ugomba guhindura gemuka mu rukundo ruri karite 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 kukonje ndakonje se akonje byata cyane izo vibe ubona ari cyane mba cyushye byata niko muba mumeze izo vibe muba mufite okay ikavuga ko konje ubundi usaragura kanga oya dutwike rego ukora music abagomba kuba afite vibe zihe vibe ziri hejuru mbanze ufite ubu niba kuri stage se wagenda ukaririmba gute ngeze stage ze ko bujuri neza nyine ubu birimo fresh ese mbere yuko wenda tubikubaza kenshi umuzika ugomba no kuba ufite experience baza kutubwira tuza kugenda tubimenya niba yenda niba ari n'ubwa mbere ugiye gukora music cyangwa niba bisanzwemo niba kugenda ari nkubwiye ngo vibe ufite nago ari z'umuhanzi ari umuntu nyine ari umuntu abatameze neza ariko vibe zo mbanze ufite tu ntabwo experience na experience Mr. Peaceman ese ubu ngubu ko watubwiye ko uri umuhanzi cyangwa ukora music muri rusange ese ngiye kureba cyangwa n'undi ashaka kureba ni ibihe bintu biri hanze ngaha yavuga ngo arareba ko uri umuhanzi se nihe yakeka inge kuko kutubwira gutyo ngo uri umuhanzi udutayima kapera turabyumvishe ariko umuntu yakwibaza ngo Peaceman ni icyo gikorwa kiri hanze se ibikorwa ufite hanze ibintu biracyari mu bitabo ngo ufite umuzigo uri hanze rero bita karite umeze neza cyane indirimbo bita karite nziza ase byose byatari ku buryo ny'abantu bayumva bambwira ati congratulations icyo kintu wakoze ni ikintu cyatari ni collab cyane single cyane indirimbo yanjye y'urukundo si byose indirimbo naririmbye nyine ndi kuvuga ati ugomba guhindura gemuka mu rukundo ruri karite nyine tu uwo ni karite yes nafata haje n'undi mutipe nyine akubitamo kavasi bamwita IP indirimbo mwajya kuri YouTube mukayibona cyane ko Mr. PM uyitumbona aho ngaho indirimbo ukayitibona indirimbo bayita karite tu imaze igihe kingana iki yasohotse imaze navuga ko ubu turi kuvugana imaze amasaha 3 indirimbo cyane indirimbo cyane bagende bayumve bayirebe bayita karite tu ni karite ese inspiration cyangwa ujya kwandika iyo ndirimbo n'uwe butumwa burimo ese wayanditse ugendeye kuki wabikuye kuki kugira ngo yite karite arakora yere marabatekereza ibintu by'impundo si byose tekereje ati ugomba guhindura gemuka mu rukundo ruri karite tu yego si buryo nyine naba nkundana n'umuntu si byose agomba guhindura gemu nyine akamu rukundo ngero ruri karite nyine inkundo z'ikigeze zishobora kuba zarazimye nyine ugomba kuruhindura urwanje akamu rukundo ruri karite wowe shaka urukundo ruri karite umukunzi wawe Peaceman umuntu ashobora kwibaza kuri iki gihe gukora indirimbo tukayishyira hanze cyangwa yenda nkaba nitwa umuhanzi ku giti cyanjye n'abandi banzi ariko bake bangaragiye b'inshuti zanjye imiryango n'abandi bo hafi aho ngaho wowe ukumva yuko bihagije ese gukora indirimbo ari yawe wenyine wowe nko ku giti cyawe niziye mbaraga zindi uba wizeye cyangwa n'ubwo buryo bundi uba uteganya gukoresha kugira ngo icyo gihangano cyawe kigere kure kuko gukora indirimbo ubu ngubu ukavuga ngo ngisize hanze ariko nta kindi kigihishe inyuma ni nko kuvuga ngo gukora ikintu ariko ukacyumvana n'iwanyu n'ababyeyi bawe ese uba ubona wowe niziye mbaraga zindi ukoresha kugira ngo
igihangano cyawe kigera ku bandi. Ngubu rero twavugana ngo nyitangira indirimbo ngo nyishyira mu YouTube nibwo ntabwo kari wikiri gusohoka sibyo bani guteganya nk'ibintu nakora nyine kugira ngo mumenye kwikorera promotion sibyo nyine nasaba n'abantu bari kumva nyine kuba bagenda bakayireba bagakora kan supporting nyine tu naho ibintu umuntu aba yakora murabona n'indirimbo ya mbere mpamose sibyo ntabwo mba namenya rero ngo byapfiriye ngo bigeze ngo nzabikosora bivuze ngo ngiye gukoresha imbaraga nimbara abantu bazamfasha kwipromotinga mbashake sibyo bari izo nshuti zanjye mbwira ati mugende muyumve sibyo ukaba ubanze kuyumva ubu ngubu bambwiye ko ari neza sibyo ati comment urambwira ati nibibura mu gutabiza ari fresh to bintu bikoze neza cyane bivuze ngo rero ngomba nanjye kwicara nyine ngatekereza afutanga nyuma y'icyumweru nyine kuko ntabwo watangira indirimbo none guhita witega ngo YouTube ngiye guhita kubita amafaranga hapi ugomba gutegereza nyine tu bivuze ngo nanjye ngomba kureba ibyo abandi bakoze nyine nanjye nkabigira gukora indirimbo kuri iki gihe cyangwa gukora n'ikindi kintu biba ngombwa yuko kijya kuri platform tukakibona kikajya ku ma brand abantu bakakumenya urumva bisaba nimo kwamamaza cyane ubu ngubu umuntu ashobora guhita kubona akabona indirimbo yenda akanayikunda akavuga ese uno mujene cyangwa uyu muhanzi namukenera kumukoresha kuko abantu benshi bakora ibikorwa biba ngombwa yuko bakenera abahanzi cyangwa abantu basusurutsa hari usibye kuba usohoye indirimbo yawe ko iyi ni experience ngewe kuba ugiye muri studio igihangano kikajya hanze nabonye rero na video lyrics imeze neza ifite amajwi ameze neza cyane ese nyuma yuko iyi ndirimbo igiye hanze cyangwa abantu bayibonye iri hanze nta yindi experience yindi irenga kuba ufite indirimbo hanze kuri wenda waba wagiye kuri stage ugaperforminga kuri umuntu ashobora kugutumira ati ngwino ukore ugakora hari indi experience iri inyuma wahereza indirimbo kugira ngo uyungane wenda igere kure ngo umuntu nyine habaye hari umuntu ushaka ko naza mu mutaramo byose nahagera mukuba nyine mfite naba naragiye mu bindi bitaramo ntabwo nyine wabura ahantu waba wagiye guperforminga performinga aho nagiyeyo ariko nyine ndi gukora indirimbo ni ibintu nyine bigoye ariko bimaze kuyikora uba wumva ari neza cyane so ubwo wenda wagukenera cyangwa n'abandi nizere ko waba uri ready yo kugenda njye nanjye kuko ese kuko nje nabona ariko wamunyenera wese ngiye mba ndi ready tu naza nkamutama none Peaceman ko umuziki ni ikintu kigoye cyane kibamo inzitizi zatari wowe ni nk'izihe nzitizi byibuze 3 ujye uhura nazo mu kwandika ngo ukora indirimbo kugeza nk'iki gihangano kigiye hanze nigeze kumva n'amakuru yo kujya nakora ibintu bijyanye na comedy bega byose ni nk'ari mu ruganda rumwe nizihe mbogamizi byibuze 3 ujye uhura nazo mu mbogamizi umuntu ahura nazo nyine ni ikibazo cyambere ni ikibazo cy'amafaranga nyine kuko waje muri studio ugakora ibintu byose amavideo lyrics nyine n'ukiri n'umunyeshuri of course birumvikana ufite imbogamizi nyinshi si byose rero ntabwo navuga ngo mfite imbogamizi nyinshi zimbangamiye gukora umuziki wanjye si byose ndacyafite time imbere nivuze ngo reka mbe nkoze umuziki umwe uyu mwaka wenda nko muri uyu mwaka ubundi na after nzategura ibintu bya danje negura ama video ama audio byose mbikorere rimwe ubwo nimara kubiha umwanya wanyawo si byose nkabiha umurongo nibwo nzamenya ngo ese bintu byapfira hanga ntabikosorera hanga bivuze ngo nanjye mba nko kwipima nyine ngo menye ukuntu bihagaze nyine tu yego ese mu Rwanda cyangwa reka tuvuge mu Rwanda ubu ngubu nabonye urimba afrobeat cyane na hip hop naho nari na hip hop urabizi uraza kudutamo turaza kubyumva ariko se umuntu yakwibaza ngo ese inspiration ni we muntu ujye ufatira urugero like role model wawe cyangwa umuntu ufatira urugero mu Rwanda w'umuhanzi nuwe mu Rwanda ni ubuntu n'umuhanzi bita Meddy Gabo Medal Meddy ni mu Rwanda si byose n'abantu babiri umuntu bita Meddy n'umuntu bita Diamond Platinum abantu babiri nyine baba barakoze ibintu nyine nanjye navuga ati abantu ngomba kubafata nka role model nanjye nkazabigiraho tu mu Rwanda rwanjye nyine wenda tureke kuvuga nawe ngabo kuko urumvaho ni ku rugero runini cyane ese kuva watangira music cyangwa igihe watangiye kuba wakumvamo ibintu byo gukunda music nta muntu ufite wenda level irenze yawe cyangwa we wagize aho agera mu ruganda rwa muzika nta muntu murabura ngo muganire byibuze aba afite amakuru yagwaye ko muri music bikorwa gute se cyangwa wageze ngo busha nta muntu turahuza byanyabyo nyine ufite experience ndusha bo
navuga ko intwa nyine mu cyaro si twahurira nta hantu twaduhuriye ndetse wenda nk'igihe nzaba naragiye muri city twajya duhuza twaba dufite ahantu henshi twahurira ariko inaha nta hantu twahurira inaha uvuze ngo nta n'umwe turahura kuri ubu ngubu indirimbo turetse iyi ngiyi yagiye hanze ufite ibihangano bigera kuri bingahe ibihangano byo ni byinshi cyane tuvuga mfite nk'indirimbo zirangiye nziza nyine nka 30 ku buryo aka kanya kubwiye ngo ready kujya muri studio wagenda ukarikodinga ngo nta recordinga nyinshi cyane mbwiye ngo ndi ready njye mba ndi ready none ubwo ngubwo ko numva umuziki watangiye kwimva yuko umuziki wawe ukora cyangwa wumva ko ukunda mbega gutangira kwandika azi artist kwandika nyine atari kuvuga ngo wenda uririmbiza abandi kumva ko wowe wafata ikaramu ugafata urupapuro ukandika ibyo byatangiye ryari ibintu byatangiye mu mwaka wa 2020 tunari nyine mutoya ariko nyine ku mwaka yagiye ishira nagiye ngira experience nini nkagenda nandika ibintu bya danje 2020 nibwo nyine natangiye kwandika indirimbo biro official nyine nyine nari nyine umwana ariko nyine nabyandikaga arumva yuko ni ibintu uba waratangiye kera muri urwo rugendo cyangwa uko urumva guhera 2020 turi 2025 umva ciyemo imyaka 5 ntabwo wabura kuba warahuye n'imbogamizi nta muntu wigeze avuga ngo Peaceman nubwo wenda ukunda umuziki cyangwa wenda nubwo ibintu bikora bro Riff ibintu ntabwo ari ibyawe ntabwo wigeze gushira ntabwo si byose haje nyine harya nakoreshaga ibintu byo mu bandira sibyo umuntu nabyo bakavuga ati nabyihorera ibintu nabireka bandira nyine zirakura buyizo zikagenda zisarara n'ibiki biro yaravuga ati ibyo bintu byihorere nanjye nyine nabireba nkavuga ati nanjye nari nyiyizi nyine nkavuga ati ngewe niyo wanjye intege kaje nanjye ndiyizi ntabwo nacika intege abantu n'ubu baracyahari ariko nyine uko tumwe ngomba kuzabicaza bakiga tu iyo uri kwandika indirimbo zawe ufite indirimbo nyinshi zigera kuri 30 kwandika izo ndirimbo zose utarajya muri studio ayigiye ucika intege ukavuga ngo subundi ko ndi kuzandika namba ese nzajya ryari basanga uyisubire wowe undi like nje ushobora gusanga umuntu yandika wenda akakomeza kwandika indirimbo zingana gutyo kubera ko abyumvisha abagenzi be bakabikunda cyangwa n'indi genga agenderamo bakabikunda we n'ukubera icyo ukomeza kwandika indirimbo zingana gutyo ubwo 30 avuye nasigaye bakubwira 30 hafi 30 ziranarenga wizeye iki kujya ariko nyine nk'ubu umuhanzi ntabwo wakicara utandika indirimbo kuko kwandika indirimbo ntabwo ari ibintu uvuga ngo uricara ngo uhite wandika indirimbo si byose ari igihe wicaye nk'ahantu ukumva vibe ziraje ugahita wandika indirimbo nyine nawe ukabikubisa mu zindi uza ngo kwandika indirimbo si byose uko iminsi igenda ishira indirimbo wanditse none iba ari nziza kurusha iyo wanditse ejo bundi ngiye kukubaza ikibazo ubwo niba hari ibibazo biri kugura asubiza nakubaza ngo Peaceman hari igihe yigeze ashaka kuva mu muziki dusubiza yego hanyuma utubwire icyo gihe ari habaye iki njyewe se ye ntabwo kuva mu muziki ngo ntabwo birambaho reka ntabwo ndabitekereza kuko umuziki ntabwo ndashoramo ibintu bya mirenge nyine ngo mvuge ngo nahombye mvuge ngo byagenze dute kandi ndizera ko niyo nabishoramo njyewe natahomba mu muziki ngo mureke tu ubona ari iki cyatuma ureka umuziki wowe utekereza ko wahita ureka njyewe se umuziki ikintu cyatuma mureka si byose ndetse wenda uramutse unduze wenda ukanforomata ibintu by'umuziki mu mutwe wanjye wenda ijwi ndibuze bwo nawe reka kuko ntabwo waririmba nyine ijwi ritari gusohoka ariko nyine umuziki cyane ikintu kiri mu bwonko bwanjye pe wenda ibintu byose nabikora si byose ariko nyine ngomba kuzaba nyine nkora n'umuziki pe ibintu byose nzakora ngomba kuba nzamfite nyine nkora n'umuziki ari ibintu byanjye Peaceman wenda kugutyo ukunda umuziki n'abandi bajene bawukunda cyane n'abandi bawukora hari igihe wenda bakunda guhura n'imbogamizi ababyeyi bakavuga ati ibyo bintu muri kujyamo n'iby'uburara ibintu nta kintu byazakugezaho bifite abo byagenewe ni iyihe nama wagira umuntu uhura n'izo mbogamizi z'ababyeyi kuko kumvisha umubyeyi kuko ari ibyo bintu atabishaka ni imyumvire ikenewe guhindurwa kandi ugasaba imbaraga nyinshi ni nk'iyo nama wagira umuntu kuko benshi bahura na challenge hano hanze zo kuvuga ngo cyane cyane nk'abajene bo mu cyaro biragoye niyo nama wagira umuntu uhura n'izo challenge se ikintu namubwira ni kiwe nuko ababyeyi benshi nyine ntabwo baba babyumva nyine kuko mu mwana kugwaka n'ibihumbi nka senkana bangagiye gushora mu ndirimbo cyane ibintu biba bigoranye pe nawe umubyeyi ntabwo wapfa kuyareka rero uri nyine
sinzi ukuntu wamukomfirima pe kugira ngo ayagore ko nyine nanjye nk'umujeni mba narayisha nanjye narayabatse nyine njye bayamaye ubwa mbere ibihumbi bamaye kumubise ibihumbi nka senkani bwa mbere nyine bari bayamaye umwaka ushize ndavuga ati nzayashora muri uyu mwaka pe nakoresheje ibindi nyine ndavuga ati uyu mwaka nanjye reka nitekerezo nze nkora umuzigo nshaka makeya nyine ndaza ndabukora ariko nyine kuri abo ngabo batayabona nababwira ati ntabwo abantu batekereza kimwe pe baba bitonze nyine bagapowisha igihe bazagurira nyine nabo bakazahiga kuko umuziki nta hantu ujya indirimbo zanjye nshobora kuzandika none nkazazisora no mu myaka 5 iri imbere ko nzaba nyizifite indirimbo ko nimba mfite indirimbo maranye imyaka 5 n'ubundi nanyurana n'imyaka 10 indirimbo ntabwo ari ikintu gisaza pe ni ikintu kiba kiri mu maraso rero niba bapowisha ubushobozi bwazaboneka bakazikora tu yego uvuga ngo bagategereza babonye ubushobozi bwabo bana gufokusinga ku bw'ababyeyi ubwo noneho Peaceman ndagira ngo mubaze noneho ibibazo byerekeye ku buzima bwawe Peaceman agira isoni zabo nta muntu utagira isoni girlfriend none wiga high school wiga ahantu bita Ruhengeri 2TSS Peaceman bigeze bamutera indobo se yose indobo se mwana yanjye we Esha ibintu byo guteta ntabwo bikunda byatara ntabwo ujye bijya mu kuririmba indirimbo z'urukundo yose amarangamutima yo amarangamutima se nyine ntabwo niyo unateretse nyine banereta ntabwo nyine atereta rimwe ntabwo ujya nkunda gutereta kwiga nereta abantu nyine ngo banere ibyo by'indobo nyine njye mbona napowisheje ntabwo barayigutera ko numvisha uri Mr. Romance utese numvisha uri Mr. Romance ufite imirongo yose uvuze ngo nyine ahanze se no wazimana bayumva nzifite nyine z'urukundo nyinshi cyane ubwo nazumvisha avuga ati uyu jene ari cyo kuko nyine nk'abageri nayumvishije indirimbo ninde yari ari kubwira ko bahise bambaza ati ninde wari kuririmba indirimbo uzi byose nanjye siyimuza ariko ashobora kuba hari tu hanyuma Peaceman wasohoye indirimbo iri hanze none aha abantu barimo kuyireba agenda bayikurikirana barena abanyari indirimbo nziza cyane ese nyuma y'ibi ngibi tukwitega iki mu gihe kingana iki nshobora kuba nyine ndi gutegura nk'akavideo nyine nko mu kwa 12 kira ndirimbo bita Karite sibyo izindi projet zo mungu ngize mu mwaka wa senior 5 nyine level 5 nyine mu bintu by'ubwubatsi mungu ngiye kwipowesha nyine mbe banze niga nyine tu nindangiza after nibwo zaza mfite movie za dance mu muziki nta kintu na kimwe kimagarika go platform zose urazikoresha platform zose bari yo ku YouTube banyita Mr. Fo no kuri TikTok no kuri IG nyine nizo ngizo mbuga mbandiho ngo no banchakira tu bose ni Mr. Fo bose ni Mr. Fo Peaceman ego yes ubwo bagenda bayirebe iyo track yasohotse ni nziza cyane niyo bagiye nziza cyane ura mujene numvishe wasize mu verse ngo mwita IP n'abasanga akora umuziki cyangwa no kugufasha bisa ni umufende wanjye nafite indirimbo 3 nyine tu umuziki asanzwe gukora ni muraperi nanjye twarahuje nyine gutyo tuzana store ambera ati nashaka gukubitamo akavase ambera ati nawe gatsirimo narbi nawe numva ni keza nyine bagakubisemo tu asanzwe akora inando asanzwe akora inando nyine ariko nyine indirimbo zo yazikoresheje Kigali ariko nyine no wina mwumva ko mufite abanzi benshi mu ntara kugira mukanagira n'imikoranire kuntu mwegerana kuko bura none music yikora usa nkaho uri single cyangwa uri kure y'abandi bakorera muri urwo ruganda rw'umuziki biragorana cyane niyo mpamvu mugomba gushaka ukuntu mwegeranya mugakora music mugategura ibitaramo tukabona nyine abahanzi natwe mu ntara bakubita ariko nanjye ibintu byanjye si byose byanjye ntabwo ndabishyura mu byatanga mve ngo ndi ku rwego rwa 5 bivuze ngo ibyo bintu nyine natwe twabitekereje ariko bahaba ari imbogamizi nyinshi cyane ibyo bitaramo wabitegura ariko kugira ngo ubone ahantu bikorera birahise dufite nyine kugira ngo bayaguhe ba nyirayo nyine ari intambara nyinshi cyane ba nyirayo n'iz'urubyiruko n'iz'urubyiruko nashase tuzabitekinika nyine nk'abahungu turacyafite urugendo runini rwo gukora kindi nyine mukeneye promotion rero mpamvu tubwira abanyarwanda nk'umuntu usohoye igihangano gutya ntabwo nzagenda ngo ngishyire umuntu mu rugo agure CD imbuga nkoranyambaga niba azikoresha platform zose Peaceman uragenda ukamufollowinga ukareba igihangano cye ukacyaappreciatinga haba ari n'ikiburamo ukamurabura naribi mama ari kugira ngo mutubwire aho bipfira natwe dukosore Peaceman
bagende bareba ingoma yawe kabisa nabonye ni nziza cyane nayo indirimbo nziza bana y'abana keep going forward neza ubundi ibintu bagenda babikurikirane sawa abaye bari kudukurikirana njya ngo Peace Man ngo mwamubonye uyu munsi ni show abanzi tubatera amashoti uyu munsi ni show abanzi tubatera amashoti niyo nasara uruwanje naribi ofuko zuranzaza nagufite sinabaho